Ese witeguye gute kubaka? Ese umuryango ni iki? Ese umuryango hakenewe iki? Ese Imana urayizi? Ese uzi umugambi w'Imana ku muryango? Muvandimwe, kuri iyi si hari ibyo umuntu yisangamo adafitemo uruhare. Hari abarwara indwara zitunguranye, hari abagira ibibazo bitunguranye, hari abagira ibibazo bikomeye batakwivanamo cyangwa batikururiye. Ikindi kintu mu buzima umuntu yisangamo adafitemo uruhare ni umuryango. Umuntu ukomeye wese wabayeho, yaba ari ba Dawidi muri Bibiliya, yaba ari ba Yozefu, yaba ari abahari muri iki gihe bakomeye, abaperezida, abayobozi muri rusange, natwe ubwacu, yaba ari umuntu wese wabayeho afite umuryango. Umuryango yaba awukunda, yaba awanga, ariko hari aho akomoka. N'utazi ababyeyi be arabafite, ko nta muntu uretse Adamu na Eva baturutse ku Mana, twebwe abandi twagiye duturuka mu bantu, twagiye dukomoka ku bandi bantu. Kumva ko muvandimwe, umuryango ni ikintu gikomeye. Umuryango ugizwe n'ibintu bitatu: ugizwe n'umugabo, ugizwe n'umugore, ugizwe n'abana. Ibyo ni ibintu bitatu. Niyo mpamvu n'Imana ubwayo iri mu butatu, hakabamo umwuka wera, hakabamo data, hakabamo n'umwana. Ubwo butatu nibwo bugaragaza ibiri ku isi. Imana yemeye yuko abantu bakomeza kubaho, itaje ngo yongere kurema, ahubwo binyuze mu muryango. Bibiliya itubwira mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya mbere, umurongo wa 26 kugeza ku 27, Imana iravuga iti: tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana yashyizeho institution y'umuryango, Imana yashyizeho institution ya famiye. Imana mu itangiriro yaremye umugabo n'umugore. Aba ni abantu babiri badahuye, baturutse ku Mana, ariko Imana yabahaye capacity, yabahaye ubushobozi bwo mu guhura kwabo hazavamo ubuzima. Ukumva ko guhura kw'aba bantu, umugabo n'umugore, havamo umwana, hakaba bisobanuye kororoka. Imana yababwiye ngo nimwororoke mugwire isi. Kumva ko institution Imana yashyizeho ya mbere y'uko hazaho ibindi byose, ni umuryango. Bavandimwe, turi mu gihe aho isi yarwanyije umuryango, ishaka kuvanaho izo concept. Muri Finland hari igihe haje petition ni urwandiko rw'abantu benshi bandikira guverinoma bashaka ngo bahindure ikintu. Abo bantu ibihumbi n'ibihumbi baranditse ngo bashaka kugira ngo bavaneho ijambo mama. Banze ngo bashaka bavaneho ijambo mama. Iryo jambo mama, hari iyo umuntu yafata se ngo ni iki n'ubundi hari icyo bimaze umuntu arivanyeho. Ariko mwibuke yuko Imana yari umugabo mu mugore. Ikigira continuation, ikigira kugira ngo uzabukomeze, ni ukuba umugore ahindutse umumama, cyangwa no kuba umuntu abonye umwana uze bugakomeza. Nituvanaho iryo jambo, nituvanaho ibyo bintu biri muri iyi si cyangwa barwanya umuryango, bizagera ahantu umuryango utakaza agaciro, nk'uko utangiye kugatakaza n'ubundi, aho umugabo azaba yitwa umugore n'umugore yitwa umugabo, aho bizaba ari ukwica itegeko, aho kuvuga umugabo bizaba ari kwica itegeko, aho kuvuga ngo uri umugore bizaba ari kwica itegeko. Twese tuzitwa umuntu, ariko nta mugabo n'umugore. Imana imaze kurema isi n'ibirimo byose, Imana yaremye umugabo, irema n'umugore. Muri abo bantu bombi niho isi yatangiriye, kandi muri abo bantu bombi niho isi izakomereza. Nihatabaho umugabo ntihabeho umugore, isi ntabwo izakomeza, izarangira. Itangiriro igice cya kabiri, umurongo wa 24, naho haratubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Mu itangiriro Imana yasobanuye ibintu neza kugira ngo ntihazabe n'urujijo yuko fondasiyo y'umuryango, yuko umusingi w'umuryango ari umugabo n'umugore. Ntabwo umugabo n'umugabo baba umuryango, ntabwo umugore n'umugore baba umuryango.
Umuryango kugira ngo ubeho ugiranirwa n'ibintu bitatu: habaho umugabo, hakabaho umugore, hakabaho n'umwana. Ntabwo umugabo n'umugabo bagira umwana, ntabwo umugore n'umugore bagira umwana, hakenewe umugabo. Bisobanuye ko muvandimwe, Imana yabisobanuye kuva kera, kandi Imana niyo yabishizeho. Wabyanga wabikunda, wanyanga wankunda, ntacyo byahindura kuri order Imana yashizeho, ku mategeko Imana yashizeho. Iri tegeko Imana yashizeho risumba na fiziki, risumba n'ibyo tureba hano hanze. Ntabwo umugabo n'umugabo babyara umwana, hagomba kubaho umugabo, hagomba kubaho n'umugore. Bisobanuye ko muvandimwe, institution nk'umuryango, institution nka famiye, uyu musozi turi kuvuga uyu munsi ushingiye ku bintu bibiri: ku mugore no ku mugabo. Ni gute rero Satani atera uyu musozi w'umuryango? Satani akoresha ibitero bitatu. Igitero cya mbere ni igitero kiza mbere ya famiye, cyangwa mbere yo kubaka urugo. Igitero cya kabiri ni ikiza abantu bamaze kubaka. Igitero cya gatatu ni ikiza abantu bamaze kubyara. Mu basore benshi muri bo, umuryango ntibazi icyo ari cyo. Benshi muri bo bashaka kunezeza amarangamutima yabo, ariko ntibashaka gufata responsibility yo kugira ngo bubake umuryango. Bashaka kugira ngo bakundane. Hari abakundana imyaka 5, hari abakundana imyaka 10, ariko ntibashaka kugira ngo bafate responsibility yo kubaka umuryango. Ikindi cya kabiri ni uko umuryango ntabwo bazi yuko uhera muri Bibiliya. Njyewe nawe guhura nta kindi kiduhuza keretse kuzuza umugambi w'Imana. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo umugabo azasiga se na nyina, abana n'umugore babana akaramata, ngo babe umubiri umwe. Ni Imana yabivuze. Bisobanuye ko nitugira ngo umuryango tuzawubaka ahandi utari ku Mana, tuzaba tugiye kwibeshya. Institution nk'umuryango waturutse ku Mana, waturutse muri Bible, waturutse mu ijambo ry'Imana, nitugenda ahandi tuzaba tugiye kuyoba. Aho bipfira rero cya mbere ni uko bipfira mbere ya marriage. Ese witeguye gute kubaka? Ese umuryango ni iki? Ese umuryango hakenewe iki? Ese Imana urayizi? Ese uzi umugambi w'Imana ku muryango? Ese uzi impamvu Imana igiye guhuza n'uwo muntu? Ntabwo Imana ihuza abantu kugira ngo bishimishe babande gusa, bishime bagire umuryango. Ahubwo Imana ibahuza kugira ngo buze purpose Imana yabashiriyeho. Niba rero ugiye guhura n'umuntu mugiye kubaka, nta purpose y'Imana irimo, muzishima, muzanezerwa, ariko nyuma yaho nta kintu kizavamo, kuko Imana ntabwo izaba iri mu muryango wanyu. Igitero cya kabiri ni uko Satani iyo amaze kubona abantu bamaze kubaka bari mu mugambi w'Imana, icyo akora abaka amahoro. Benshi muri abo hari igihe bafite amahoro ariko bakabura byose. Kumva ko haza imbalance mu muryango. Iyo ubonye amahoro ubura amikoro, iyo ubonye amikoro ubura amahoro, iyo ubonye byombi ubura ikindi kintu. Kuba Satani agenda atera abantu ibyago mu muryango, bituma abantu babura amahoro cyangwa babura ibyishimo mu muryango wabo. Icyo ni igitero cya kabiri. Icyo gitero cya kabiri, benshi mu bantu iyo bashize hamwe bagasenga, cyane cyane bafite purpose y'Imana, cyane cyane bazi yuko bubatse umuryango, batawubakiye ku marangamutima gusa, ahubwo bubakiye ku Mana, abo bantu baragumana bakabana akaramata, kuko ibibazo biraza ariko ibibazo birashira. Igitero cya gatatu bavandimwe gikomeye ni igitero kirwanya urubyaro, kirwanya ejo hazaza h'umuryango. Umuryango muvandimwe ntabwo uba wuzuye, bari kubivuga, ntabwo uba wuzuye udafitemo abana. Kandi n'abatabafite, Imana ibafashe kugira ngo bababone, kuko ni ikibazo gikomeye kuba umuntu afite byose ariko akabura umwana. Kuba umuntu abanye n'umugabo we neza ariko barabuze urubyaro. Muvandimwe uri kundeba, niba ufite icyo kibazo, Imana igufashe ni ukuri, kugenderere. Imana irashoboye, tutakaza ibyiringiro. Imana irashoboye nk'uko yabikoze muri Bible. Sara yari afite ikibazo ufite, Hana yari afite ikibazo ufite, Rebeka yari afite ikibazo ufite, ariko nyuma yaho Imana yaramusubije, yarabasubije babona urubyaro. Nawe rero tutakaza ibyiringiro, Imana yaguhereza urubyaro, kandi Imana izabikora. Ubyizere, Imana izabikora. Mbabarire muvandimwe kubera ndi hagati ya video wari kureba, nshaka kumenyesha ibintu bitatu by'ingenzi kuri iyi channel yacu yitwa The Word. Icya mbere ni uko twashizeho kugira ngo tumenyekanishe Yesu Kristo, tumenyekanishe ijambo ry'Imana ari we Yesu Kristo. Icya kabiri ni uko niba ukunda amavideo yacu, niba ukunda ibikorwa dukora, hano hasi hari WhatsApp group twakoze, genda ikande uze ubana natwe mu kwiga Bible dukora buri kwa gatanu nimugoroba saa 9 za finirani. Ngwino rero uze ubana natwe, ngwino uze ukomeza wiga ijambo ry'Imana atari ku mavideo gusa.
tuganire, ubaze ibibazo tugusubize cyangwa dukoreshe Bible mu gusubiza ibibazo ufite. Icya gatatu muvandimwe ni uko nshaka kumenyesha, hano hasi hariho amalinki ya CTView Instagram account n'amakonti yandi dukoresha, genda uyakurikire ko dushyiraho amartikle, dushyiraho n'ibikorwa bindi bitandukanye, yaba ari ijambo ry'Imana dushyiraho buri mu gitondo, genda uhakurikire kugira ngo nabyo uzajye ubibona. Reka rero ukomeze video wari kureba. Imana iguhe umugisha kandi shalom. Hari igihe abantu twiga Bible tukayimenya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Hari abantu twiga psychology, tukiga mathematike, tukiga ibintu bitandukanye ku mashuri, ariko ntitwige ikintu bita parenting. Ukuntu umuntu arera umwana, indangagaciro umuntu amuhereza, ase ni ryari, kuko harimo process, harimo ibintu bagenda anyuramo cyangwa umwana agenda anyuramo, aba akeneye umubyeyi kugira ngo amube hafi, amwereke, amusigasire, amwereke indangagaciro, kugira ngo umwana nakura azaba umuntu muzima, azaba umuntu ufite indangagaciro z'Imana. Kubyiga ni uko ugomba kumenya imitekerereze y'umwana mutoya n'ukuntu igenda idevelopa ageze mu myaka 5 par exemple, imyaka 7, imyaka 10, imyaka 14, ni bihe bintu abakeneye muri icyo gihe. Umwana ntabwo akeneye ibintu bya mirenge, umugurire igare rigezweho, umugurire imyenda igezweho, umugurire PlayStation, umugurire telefone igezweho, ngo bizamushimisha. Umwana akeneye urukundo rw'ababyeyi. Ngo hari abantu bafata amafaranga yabo yose ngo bakavuga ngo ndi kuyashorera abana banjye, ndi kugura amazu kugira ngo abana banjye bazabeho neza, ndi gukora akazi kugira ngo abana banjye bazige ahantu heza. Ariko ikibabaje ngo nuko ngo abo bantu nta na kimwe bashora mu bana babo, bashorera abana babo, batanga amafaranga menshi babagurira amazu, babagurira imodoka, babagurira bya mirenge, ariko nta na kimwe bashyira mu bana babo. Icyo umwana wawe akeneye quality time yawe, akeneye ngo umuganirize. Niba avuye ku ishuri mubazize ku ishuri byari bimeze biti, ku ishuri mwiziki, umubaze se ama devoir baguhaye wayakoze, ese inshuti ku ishuri ufite zimeze gute, ese ku ishuri urumva wishimye. Umwana ugenda umuganiriza muri ubwo buryo. Ababyeyi hari ibyo bintu babifata nkaho bamugeye ntabwo nabibonye nange sindabiha umwana wanjye, ntabwo ari byo. Umwana wawe akeneye quality time yawe yo kumuganiriza, akeneye umwana wawe kugira ngo umwumve, umutege amatwi, wumve ibibazo bye. Benshi mu bana muri iki gihe barwaye ikibazo cya depression bitewe no kubabuza ahantu bavugira. Bavandimwe, tugomba kumenya yuko Satani yahagurukiye umuryango ashaka kugira ngo awutsinde. Umusozi w'umuryango urakenewe, kuko navuze perezida, umucakara, umuntu ukomeye, umuntu uwo ari we wese wabayeho akomoka mu muryango. Kugira ngo umuntu azabe umuntu muzima muri sosiyete, agomba kuba yarahawe uburere bwiza mu muryango. Umuryango nupfa rero uzatwishe generation zizaza, uzatwishe abana bazabaho, kandi uzatwishe na sosiyete y'ejo hazaza. Reka abavandimwe rero umuryango tumenye ko hari ikintu gikomeye. Niba ugiye kubaka umuryango, iga parenting, iga ukuntu umuntu abana n'undi muntu. Hari yavuga se nakwiga kubana n'undi muntu gute? Wiga ukuntu uganira n'undi muntu, wiga ibyo yanga, wiga ibyo akunda. Ibyo byose ni process, ibyo byose ntabwo ari ikintu umuntu ahubukira. Ariko cyane cyane shira emphasis, kimangira yuko tugomba kuinvestiza mu bana kurusha kuinvestiza mu byo abana bacu bakeneye. Niyo umwana wavuga ngo akeneye igare, urimugurire niba ari ngombwa, ariko umenye yuko umwana akeneye cyane kumva ijwi ryawe, kuganira nawe kugira ngo mwumve. Abana benshi bafite icyo kibazo cyane, benshi barwaye indwara za depression bitewe no kubabuza ababyeyi babo. Ababyeyi babo barabareresha. Muri Finland murabizi, aho umwana muto w'imyaka 3 bamujyana muri daycare, aho umwana w'imyaka 2 bamujyana muri daycare, aho umwana atari huzura n'umwaka 1 bamujyana muri daycare. Yava muri daycare aho kugira ngo umubyeyi amufate amwiyegereze, amenye papa amenye na mama, ahubwo ikibazo kiba nuko umwana atamuhereza telefone, bamuhereza cartoon, bamuhereza ubuntu bwose bumurangaza kugira ngo ababyeyi nango bagire ute ngo baruhuke. Uraruhuka uyu munsi, aho umwana bizaba ikibazo ejo. Uraruhuka uyu munsi, aho umwana azaba ikibazo ejo. Ijambo turangirizaho ni ijambo riri mu gitabo cya Matayo igice cya 7 umurongo 24 kugeza ku murongo 27. Ni ijambo nshaka kugira ngo bavandimwe muze muryibuka, cyane cyane abafite umugambi wo kubaka urugo. Hananditse ngo nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye
ku rutare. Inzu hano ni sinonime ya famiye. Ngo azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Iyo ni inzu ya mbere, ngo kuko yari ishinzwe ku rutare arirwo Yesu Kristo, ngo ntabwo yaguye. Iyo twubaka imiryango yacu ku rutare arirwo Yesu Kristo, ntabwo tuzagwa, ntabwo tuzatsindwa, ahubwo tuzatsinda. 26 ngo kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze, azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Bavandimwe, izi nzu zombi zahuye n'ibibazo bimwe, ariko bitewe n'aho zari zubakiye ntabwo zagize iherezo rimwe. Inzu yubatse ku rutare yarakomeye, ariko inzu yubatswe ku musenyi yaraguye. Ngo kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Mbere y'uko wubaka manza umenye Yesu Kristo. N'uwo muntu mugiye kubakana, mbere y'uko mwubakana namanze amenye Yesu Kristo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nimugira umuryango muzubakire ku ijambo ry'Imana. Icya gatatu, nimugira abana, abo bana muzabarere mu ijambo ry'Imana, ariko cyane menye yuko bakeneye urukundo rwanyu, bakeneye kuganirizwa namwe, bakeneye kugira ngo mubereke urukundo. Muvandimwe, ibyo bintu nimubikora muzubaka urugo rukomeye, kandi muzaba mwubatse ku rutare ari we Yesu Kristo. Mureke dusenge. Mwemana yacu tuje imbere yawe, dusengeye imiryango, dusengeye umusozi w'umuryango. Reka Mana wubake imiryango ikomeye, dushyira mu maboko yawe imiryango ifite ibibazo muri iki gihe. Mana dusenge bwa mbere abafite ibibazo byo kubura urubyaro. Reka Mana abo bantu bagenderere. Satani yabateje ibyago, ariko Mana tuzi yuko ufite imbaraga zihambaye, imbaraga zirenze iza Satani. Yakugenderera abo bantu, Mana ubahe urubyaro. Umuntu wese uri kumva, umuntu wese uri kureba ufite icyo kibazo, reka Mana umugenderere, umufashe kugira ngo Satani atsindwe, wowe wigaragaze. Mana nibabona urubyaro tuzagushima. Reka Mana imiryango igenderere muri iki gihe ifite ibibazo bitandukanye. Reka Mana abo bantu bose bagenderere, ubafashe kugira ngo haze amahoro, haze kumvikana. Mana ibintu byose ni byiza, tuzagushimira. Reka ubane natwe, reka ufashe Mana afite icyo gitekerezo, uzabubakire neza, ubahe kukumenya muri iki gihe. Mana ubahe kukubakiraho ari we Yesu Kristo, kandi Mana ubahe kuzarera abana babo neza. Reka ubushake bwawe bwo butubaho, umuntu wese yarebye iyi video, umugisha uzayireba mu izina rya Yesu Kristo. Amen.